Ndagushuhuje mwene data udahwema kunkurikira umunsi ku munsi. Nitwa Nsengiyumviriza, njye ugiye kubagezaho iki kiganiro. Intego y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe isano y'amaraso iri hagati ya Dawidi na Goliyati. Abantu benshi bakunda kwibaza ese Dawidi ni muntu ki? Nubwo inkuru nyinshi zo muri Bibiliya cyangwa akunda kuvugwa cyane cyangwa kugarukwaho cyane muri Bibiliya, ariko nanone icyatumye Dawidi, kimwe mu bintu byatumye amenyekana cyane muri Isiraheli, ni urugamba yarwanye agatsinda rwananiye abandi. Urwo rugamba ni urwo Dawidi yarwanye n'umugabo w'igihangange wari wazengereje Abisiraheli ku ngoma y'umwami Sawuli. Uwo mugabo witwaga Goliyati w'i Gati. Ushobora kwibaza ese nanone uyu Goliyati ni muntu ki? Wari wahabije ingabo zose za Isiraheli ku buryo zari zacukuye ubuvumo, yahaguruka yatangira kuvuga atuka Imana ya Isiraheli n'ubwoko bwa Isiraheli, bose bakajya kwihisha. Uyu mugabo ni muntu ki? Akomoka he? Mbese ni gute afitanye isano y'amaraso na Dawidi? Nibyo tugiye kurebaho rero. Ntucikwe, ukurikire mpaka ikiganiro kirangiye kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa. Kugira ngo tumenye iyi sano iri hagati ya Dawidi ndetse na Goliyati, iyo tuvuga inkuru ze cyane cyane zishingira muri Bibiliya. Rero uyu munsi ntabwo twifashisha Bibiliya gusa, turifashisha n'ibindi bitabo, ariko cyane cyane uyu munsi turifashisha ku gitabo kivuga inkuru z'abanditswe n'Abayuda cyitwa Talimudu. Ikindi gitabo cya kabiri turi bwifashishe ni igitabo cyitwa Midirashi. Tuvuge gato kuri Talimudu. Talimudu ni igitabo cy'ingenzi cyane mu idini y'Abayuda, gikubiyemo inyigisho, amategeko, impaka n'ubusobanuro byanditswe n'abahanga b'Abayuda. Hakaba hariho ubwoko bubiri bwa Talimudu, cyangwa hariho Talimudu ebyiri. Hari Talimudu y'i Babuloni cyangwa Babiloniyani Talimudu, hakaba na Talimudu y'i Yerusalemu. Talimudu y'i Babuloni niyo yanditswe n'Abayahudi bari baratuye mu butegetsi bw'i Babuloni mu karere kazwi uyu munsi nka Iraq. Yandikwa hagati y'ikinyejana cya 3 ndetse n'icya 6 nyuma ya Yesu. Talimudu y'i Yerusalemu yo nayo ikubiyemo inyigisho nk'izo, ariko ikandikirwa mu gace ka Palestina cyangwa Yerusalemu, kandi niyo yanditswe imbere ya Talimudu y'i Babuloni. Talimudu muri rusange igizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice bita Mishina, icya kabiri nicyo bita Gemara. Igice cya mbere cyiga ku mategeko n'imigenzo yanditswe n'Abayuda hagati y'ikinyejana cya mbere n'icya kabiri. Gemara ni impaka n'ubusesenguzi byakozwe n'abarabi cyangwa n'abigisha, n'indi migani cyangwa imigenzo yahereweho ibisobanuro. Talimudu ikunda gukoreshwa cyane muri izi ngizi ari natwe tuza kwifashisha, birumvikana ni Talimudu yanditswe nyuma, kuko banditse bashingiye ku ya mbere, bagira ibyo bongeramo n'ibyo bakosoramo, niyo yitwa Talimudu y'i Babuloni. Yanditswe mu rurimi rw'Icyaramiya ruvanze n'Igiheburayo, irimo inyigisho ku buzima bwa buri munsi, amategeko, ubucuruzi, amasengesho n'imibanire y'abantu. Ikindi gitabo nababwira tuze kwifashisha turebamo inkuru za Dawidi na Goliyati ni igitabo bita Midirashi. Midirashi ivuga inyigisho shingiro ku busobanuro bwimbitse bwa Tora. Bibiliya yo ni isanzwe, ni igitabo cy'ibitabo, ni ijambo ry'Imana, cyanditswe mu bihe cyangwa mu binyejana birenga 15, yandikwa n'abantu barenze 40,
bahishuriwe cyangwa bahumekewe n'umwuka w'Imana. Tugarutse ku ntego yacu yo kureba isano iri hagati ya Dawidi na Goliyati, reka turebe ubundi mbere na mbere iyo sano ihera hehe. Kugira ngo tubashe kubyumva neza, turabanza guhera mu gitabo cya Rusi. Rusi cyitwa igitabo cya Rusi kuko niwe mugore muri Isiraheli mu babaye intwari zikomeye cyane, yakoze iby'ubutwari kuko yakoze iby'abandi bananiranye, nk'abandi bagore batandukanye bavugwa muri Bibiliya, harimo nka ba Debora, harimo na ba Esiteri ndetse n'abandi benshi. Ariko uyu munsi tugiye kugaruka kuri Rusi cyane cyane turebe aho ahurira na Dawidi ndetse na Goliyati. Iyo tuvuze igitabo cya Rusi si uvugwamo gusa, havugwamo inkuru y'abantu batandukanye. Mu gitabo cya Rusi havugwamo Nawomi n'umugabo we, hakavugamo abo bashakanye, hakavugwamo n'uwaje gushakana na Rusi witwaga Bowazi. Igitabo cya Rusi gitangira kitwereka ko mu minsi y'abacamanza muri Isiraheli, cyane cyane mu mudugudu w'i Betelehemu, hateye inzara. Umuryango wa Nawomi n'umugabo we Elimeleki n'abahungu be Mahaloni ndetse na Kiliyoni barasohoka bajya mu gihugu cy'i Mowabu. Murabizi iki gihugu cya Mowabu gikomoka ku mugabo witwaga Loti. Murabizi igihe Loti mu minsi ya Aburahamu cyangwa mu gihe cya Aburahamu, Imana igiye kurimbura Sodomu na Gomora, yamubwiye guhunga. Ahantu rero yari yahungiye yageze kuko yari yataye abakwe biwe, umukobwa we mukuru aza kuryamana nawe, babyarana umwana, n'umukobwa we mutoya barabyarana. Abo bakobwa bakomokaho n'amahanga abiri, umwe yakomotsweho na Mowabu, undi akomokaho na Amoni. Abamowabu rero nibo bakomotsweho n'iki gihugu, niho bahungiye Nawomi n'umuryango we. Bageze muri iki gihugu, Nawomi yaje gupfusha umugabo, apfusha n'abahungu be Mahaloni na Kiliyoni, ariko batarapfa. Mahaloni na Kiliyoni bari barashatse abakobwa babiri bavuka ku mwami w'i Mowabu. Bibiliya ntivuga ko igaragaza inkomoko ya Rusi ndetse na Orupa ko bavukanaga, ariko bya bitabo nababwiraga cyitwa Talimudu bigaragaza neza ko Rusi na Orupa bavukanaga, bavuka ku mwami w'i Mowabu. Uwo mwami w'i Mowabu bavukagaho yitwaga Eguroni, niko Talimudu bivuga. Kandi Talimudu na Midirashi bikomeza kugaragaza ko uyu Eguroni yari umwuzukuru wa Baraki. Baraki wa wundi woheje Baramu kujya kuva mu bwoko bw'Abisiraheli. Nyuma rero Rusi aja gusharirirwa. Urumva aba bakobwa babiri baje kuba abapfakazi. Narimvuze si Rusi, ni Nawomi. Aza gushaka gusubira mu gihugu cy'iwabo kuko yari amaze kumenya amakuru y'uko Imana yagendereye igihugu cy'iwabo. Mu kugenda rero, abakazana be bashaka kujyana nawe, ariko arabinginga ngo basigare muri gakondo yabo no ku mana zabo. Babanza kwanga. Nyuma Orupa we aza gusigara muri icyo gihugu nk'uko Bibiliya ibitwereka. Ariko Rusi we, Bibiliya nk'uko ibitwereka, n'uko izina rye risobanura ngo ubucuti cyangwa ugufatanya, abakaramata kuri nyirabukwe. Ararahira aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa abahamya. Baragenda bageze mu gihugu cya Isiraheli, mu mudugudu w'i Betelehemu. Betelehemu byasobanuraga ngo ni umudugudu w'imitsima. Bamaze kuhagera, Rusi yaje gushakana n'uwo mu muryango wa Elimeleki, wari umugabo wa Nawomi witwaga Bowazi. Baza kubyarana, babyara umuhungu witwaga Obedi. Obedi abyara Yesayi.
Yesayi niwe waje kubyara Dawidi n'abavandimwe be. Izina Dawidi dutangira kuribona neza neza mu gitabo cya Samweli, ibice byaho, Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, mu bice byaho 16, havugwa inkuru y'uko Imana yategetse kujya mu muryango wa Yesayi kuko yiboneyemo umwami, kuko Sawuli wari wabaye umwami wa mbere yakoze ibyo Imana itashakaga. Imana ishima yuko Dawidi cyangwa Samweli yajya kwimika undi mwami Imana yari yitoranirije. Nubwo Imana yabivuze gutyo, murabizi inzira byaciyemo. Samweli nawe abanza kujijinganya, ariko aza guhishurirwa ko umwami Imana ishaka kuri kari agahungu k'agahererezi kiberaga mu ishyamba iyo ngiyo karagiraga intama, yari Dawidi. Umaze gusukwa aya mavuta, igitangaje ntabwo yigeze aba umwami wa Isiraheli. Amavuta yasutsweho yaze kuyasubirana mu ishyamba. Nyuma gato haje kuba intambara hagati y'Abisiraheli ndetse n'Abafilisitiya. Habonekamo umugabo w'igihangange ngo wamenyereye iby'urugamba, wanabitojwe cyane, witwaga Goliyati. Ari nawe inkuru yacu uyu munsi ishingiyeho, ari we hagati na Dawidi, kugira ngo turebe isano bafitanye. Dawidi mu kuza ntabwo yari ari mu batoranijwe gutera ku rugamba, ariko amaze kuhagera yaje kubona umugabo wikarakasa cyangwa wivovota cyane atuka Imana ya Isiraheli ndetse n'ubwoko bwa Isiraheli. Abaza amakuru y'uwo mugabo, baramusobanurira, aza kugaragaza avuga ko uko yishe idubu, uko yishe intare, azambura abana b'intama cyangwa azambura intama, afashwe n'umwuka w'Imana. Imana yamurokoye mu maboko, ariko nuko Goliyati ashobora gupfa, kuko niko byaje kugenda. Aza kumwica amwicishije umwubatsi. Icyo twibaza kano kanya, twibazaga mbese aba bagabo babiri cyangwa uyu musore n'uyu mugabo, kuko umwe yari umugabo icyo gihe Dawidi yari akiri muto, bahurira hehe? Usomye igitabo cyitwa Talimudu nk'uko nabivuze na Midirashi, bigaragaza ko Orupa amaze gusubira mu gihugu cy'iwabo yaje gushaka umugabo, abyara mu gisekuruza cye cyo kubyara, niwe waje kubyara Goliyati. Dawidi nawe twabonye ko aturuka kwa Bowazi. Bowazi washatse Rusi, kandi Rusi yavukanaga na Orupa, bakomokaga ku mwami w'i Mowabu. Mu yandi magambo bivuze iki? Bivuze ko Dawidi mu gisekuruza cye aragenda kigahura n'i Mowabu, bagahurirayo na Goliyati. Bose bagakomoka ku mwami w'i Mowabu, bagakomoka ku bavandimwe babiri cyangwa ku bashiki babiri, ari bo Rusi ndetse na Orupa. Nibyo koko nk'uko Talimudi bigaragaza, Rusi na Orupa baravukana, kandi Talimudi ikagaragaza na Midirashi mu misano ya kure ko Dawidi ndetse na Goliyati bafitanye isano y'amaraso. Ngayo nguko rero ikiganiro cyacu ntabwo tugisubikiye. Ubutaha nk'uko twarebye abo yarwaniriraga, tuzareba nimba koko Goliyati ari Umufilisitiya, turebe abavandimwe ndetse n'abana ba Goliyati, turebe mu buryo bwimbitse n'inkuru zo kuri Dawidi. Ntuzacikwe rero ibiganiro by'ubutaha. Imana iguhereze umugisha, udukurikira umunsi ku munsi, duhereze n'ibitekerezo byawe n'inyunganizi ku byo tuba twavuze, kuko ibyo munsi ni byinshi, murabe igiciro. Imana ibahereze umugisha.